biravuga ngo izo ngabo zisubiranamo. Haleluya, haleluya. Muri aya masengesho hazagira ibintu bisubiranamo ku buzima bwawe. Ntabwo nzi ingabo ziguteye, ntabwo nzi imbaraga zifite. Haleluya. Ariko uko byagenda kose hazagira ibintu bisubiranamo. Haleluya. Biravuga ngo Yehoshafati ngashyiraho iryo tsinda ngo bararamya barahimbaza Imana, ingabo zisubiranamo. Biravuga ngo umuhanuzi arababwira ngo muzamanuke mu kibaya. Yesu ashimwe cyane. Ngo muzihagararire gusa muzarebe agakiza Uwiteka azabaha uwo munsi. Yesu ashimwe cyane. Kimwe mu bintu nabonye biranga kimwe mu bintu nabonye bituma Imana imanuka vuba. Yesu ashimwe cyane. Kimwe mu bintu nabonye nahagararaho bituma Imana yumva isengesho ry'umuntu. Haleluya. Kuriya gusenga bigira kondisiyo. Yesu ashimwe. Ntabwo gusenga ari ukuza imbere y'Imana ugahita uyibwira gutya gusa. Yesu ashimwe cyane. Imana nayo irateretwa. Imana ikeneye kuyibwira amagambo meza. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana bayisenga bayikanga, ntabwo Imana bayisenga haleluya. Ntabwo Imana bayisenga bayihabura. Imana barayitereta nshuti zanjye. Yesu ashimwe cyane. Biravuga ngo muri iri sengesho basenze baramije Imana. Haleluya. Bavuga gukomera kw'Imana. Mu yandi magambo iyo wavuze gukomera k'umuntu, uwo muntu nubwo yaba afite gahunda yo kukwiba ahita aguha. Yesu ashimwe cyane. Ngabo bavuga gukomera kw'Imana, bavuga uburyo Imana ikomeye, bavuga uburyo Imana itabara. Imana nayo ibyumvise iravuga ngo aba bantu ntabwo nabirengagiza. Kimwe mu bintu bizatuma isengesho rye ryumvikana, banza uvuge uburyo Imana ikomeye, uvuge gukomera kw'Imana, utaka Imana uyiramye. Vuga uburyo ari nziza, vuga uburyo ifite imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Imana izakumva vuba. Iyo ni password ya mbere yo gusenga, nukuramya Imana ukavuga gukomera kwayo. Haleluya. Bibiliya avuga ngo icya kabiri, Yehoshafati abwira Imana, arayibwira ngo si wowe Mana ya Aburahamu wavuze neza yuko iki gihugu wakiduhaye, none baje kukitwirukanamo. Ikintu cya kabiri, kutibagirwa iby'Imana yavuganye nawe. Yesu ashimwe cyane. Kutibagirwa iby'Imana yavuganye nawe, kubwira Imana imirimo yakoze ukayibutsa n'amasezerano yagusezeranyije. Niba Imana yarakubwiye ngo izakugirira neza, niba Imana yarakubwiye ngo izakwandika, niba Imana yarakubwiye ko izaguha akazi, yibwire ko wambwiye ko uzampa akazi. Yesu ashimwe cyane. None wowe niba udafite iby'Imana yavuganye nawe, Yesu ashimwe cyane, no gusenga kwawe no kugira ngo Imana izongere guha agaciro amasengesho yawe bizagorana. Icyo Imana yavuganye nawe kigira iturufu yo kongera guhura n'Imana bundi bushyashya. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya avuga ngo icya gatatu, barangije ngo babwire Imana, barayibwira ngo Mana, biriya bihugu biduteye twebwe twabasha gute kubirwanya? Nta mbaraga dufite zabarwanya. Yesu ashimwe cyane. Barangije basaba Imana kubarengera, barayibwira ngo waturengera. Yesu ashimwe cyane. Icya gatatu barasabye. Haleluya. Wize ubwira Imana ngoma, banza uyiterete, uyibutse imirimo n'amasezerano, nurangiza usabe ubwira Imana ngo Mana ima bitewe n'ibyo ushaka ko Imana iguha. Yesu ashimwe cyane. Byaba bibabaje muri aya masengesho tuyasenze tukamara iyo minsi yose, Yesu ashimwe cyane, tukazavamo nk'uko twayatangiye ariko tukimeze nta cyahinduka. Yesu ashimwe cyane. Higa umuhigo ubwira Imana ngo Mana, ndifuza ko muri aya masengesho uzanyereka mu buryo butangaje. Imana izabigukorera, Imana izakwiyereka. Haleluya. Gira ikintu gifatika ubwira Imana ngo ndahagurutse nje imbere yawe muri aya masengesho. Haleluya. Kandi ureke kuza nyine nk'umuntu utaza ahagiye,
uzi ufite gahunda, uzi ufite kwizera, ubwira Imana ngo Mana byanze bikunze muri aya masengesho ndifuza kukubona, ni ukuri Imana uzayibona. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo abanyegera nanjye nzagira gute? Nzabegera. Ngwino wegera Imana rero ufite icyo uyegeranye, uyibwire ngo Mana ndifuza ko wankorera iki kintu. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya itubwira ngo iki? Ngo bamaze gusaba ngo icya kane nibwo bumvise ijwi ry'Imana. Haleluya. Imana irababwira ngo mmanutse kubarengera, ruba rugamba muri ntabwo ari urwanyu ndabarwanirira. Yesu ashimwe cyane. Icya gatanu biravuga ngo barangije bizera yuko iby'Imana ivuganye nabo izabikora. Kimwe mu bintu kiri gutuma abantu iby'Imana yavuganye nabo itabisohoza bahita batakaza kwizera. Uhita ubishyira mu mibare ukavuga ngo bizaca hehe, ukabishyira mu mibare ukibuka ko na wa wundi wakubeye hari n'umuntu wakwemereye ikintu ntakiguhe, ukavuga ngo ubu nabyo birangiriye. Ntabwo ibintu by'Imana babitwarira mu mibare. Yesu ashimwe cyane.